buriya icyo tuzaba dutora ni ubumwe bukomeza gutera intambwe, ni amajyambere, ni umutekano, ni politiki n'imiyoborere myiza. Ndetse ni inzira ya demokarasi yindi dukomeza guteza imbere. Ubundi demokarasi nyine uko bisanzwe binumvikana erega ni iy'abantu, kandi iyo abantu bahitamo ubuzima bwabo ko bashaka kubaho, bagahitamo nta nkomyi buri wese, abanyarwanda hamwe, abantu hamwe, iyi niyo demokarasi dukurikiza kandi niyo itugejeje aha ngaha muzi n'aho tuvuye. Ubundi demokarasi cyangwa imiyoborere myiza ntabwo ari byo tubuze. Twebwe FPR cyangwa abanyarwanda muri rusange kuyobora. Murakoze cyane. Icyo tubuze ni amajyambere, abandi bafite demokarasi yabo nabo bafite. Ntabwo ari ukuturusha. Ntabwo twigeze tubura kumenya kuyobora neza, kuyobora abantu mu buryo bifuza. Igisigaye ntabwo wagira politike gusa, ugira ubuyobozi gusa butarimo ibikorwa biteza abantu imbere. Naho kuyobora se byaba bivuze iki? Utayobora abantu mu bikorwa bibaha amajyambere, bibaho umutekano, yaba ari ukuyobora nyabaki? Kuyobora uganisha hese? Rero twebwe abanyarwanda dufite politike nziza FPR yazanye imyaka 23 ishize.